Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muherereye mu gihugu cy'u Rwanda intara y'amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ubwoko bw'Imana muherereye muri Afurika yose abaturanyi ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana nabane na mu bwoko bw'Imana bagenzi bacu ntabwo nabirengagiza muri ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, Europe, abari ku mugabane wa Australia ntabwo twabirengagiza. Turabasuhuje rero nk'ubwoko bw'Imana. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Rero n'ubundi nyirizina dutangira kino kiganiro muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase mu kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Yego uyu munsi nyirizina tugiye gutangira iki kiganiro ndagukumbuza kugira ngo nk'uko twiga iby'agaciro turebera hamwe iby'agaciro bikenerwa ubu ngubu ndetse n'igihe kizaza n'abazadukomokaho bose. Ndagukumbuza kugira ngo ufate ikaramu cyangwa ahandi wandike iby'agaciro uburyo waba ufata mu mutwe kugira ngo nyirizina twandike cyangwa tubike tugumane iby'agaciro tumenye cyangwa twumvise. Yego niba mukumbuza kugira ngo ufate ikaramu wandike, ufite machine desktop cyangwa laptop cyangwa ukoresha telefone, n'ubundi reka tubikore kugira ngo twizigame cyangwa tubike iby'ingenzi nyirizina. N'ubundi ku bw'ibyo byo kwandika n'ubundi urasanga kubera ko ibyo twiga ari byo by'ingenzi cyangwa ibyo turebera hamwe kuri iyi channel ya Irera TV1 ari byo by'ingenzi kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Kwandika ni ngombwa kubera ko nawe ugomba kuba ubifite byose kugira ngo bikorohere kubisobanukirwa cyangwa kwigisha abandi. Ariko kwigisha abandi cyangwa kubimenyesha abandi ari nk'itegeko cyangwa ari inshingano zacu nk'ubwoko bw'Imana, nk'uko Bibiliya ibishimangira mu rwandiko rwa kabiri Pawulo n'ubundi yandikiye Abikorino ibice 5 umurongo wa 18 kugera ku 21 arababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tubinumwa mu cyimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Turebere hamwe n'ubundi incamake raza kuranga amateka y'uyu munsi cyangwa amateka aranze iyi tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mu byabayeho ku isi mu gihe cyatambutse. Turarebera hamwe ingendo zakozwe n'uyu witwa David Livingstone. Turongera kandi tunarebere hamwe icyo ubwoko bw'Imana bakora iyo bari mu kaga. N'ubundi nk'ubwoko bw'Imana twibukiranya yego tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi ne bwacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa yoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nk'uko ijambo ry'Imana ribishimangira mu byanditswe byera, nk'uko Pawulo n'ubundi yabyandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 arababwira ati nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21 harabihamya hati nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi n'abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe burariho n'umutima wawe uzaba. Ariko urareba usange n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko n'ubundi aho bahoza imitima yabo harabatamaza, nk'uko Bibiliya ibishimangira igira iti mu rwandiko rwa Pawulo
yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 amubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza ndetse kandi uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 harabihamya hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. N'urwandiko Pawulo yandikiye, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Ndetse n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero dukurikije ku byo tubonye haruguru, urasanga ikintu harira igihe kirekire ku buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubundi nyirizina mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo nyirizina tumenye iby'Imana ishaka, kugira ngo tumenye icyo Imana yavuze, uburyo abantu dukwiye kwitwara kuri iyi si cyangwa mu gihe turimo kunyura kuri iyi si. Nyirizina turaza turebe se abantu babayeho mu gihe cy'amateka ubundi bakoraga iby'Imana ishaka, turabigenzuza Bibiliya. Mureke rero twumva aya mateka ku buryo burambuye kugira ngo tumenye nyirizina abantu nimba turabigiraho cyangwa tukava mu kinyoma cyabo. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 nyirizina, aho turaza gusanga kuri iyi tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1840 David Livingstone yananiwe kujya mu Bushinwa, afata ubwato avuye i Londres nk'umumisiyoneri yerekeza mu majyepfo ya Afurika. N'ubundi aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. nyirizina tugiye kureba Bibiliya ikivuga kuri aya mateka, tugiye kureba icyigisho turakuramo, cyangwa nimba harimo ikinyoma tukireke tukivemo, dukurikize icyo Imana ishaka yatumenyesheje mu byanditswe byera muri Bibiliya. Tugiye kureba nyirizina aho turaza kurebera hamwe icyo ubwoko bw'Imana bakora iyo bari mu kaga, kandi turareba n'icyo ubwoko bw'Imana tugomba gukora turi mu isi. Twarebera cyangwa twakwigira kuri uyu David Livingstone. Yego, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya cyo kuvuga kujyana ubutumwa. Tugiye guhera ku iki kintu cyo kujyana ubutumwa hirya no hino ku isi, aho Matayo abivuga, ubutumwa bwiza bwa Matayo uko bwanditswe nyine n'ubundi na Matayo ibice 28 ku murongo wa 16 kugera kwa 20, turebe icyo habivugaho. Haravuga hati nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yego, ahangaha herekanye uburyo ki ubutumwa cyangwa ivugabutumwa ari iryacu, ubwoko bw'Imana, aho duhereye hirya no hino ku isi. Ariko turaza turebe tuti hamwe nyine nyirizina, hamwe ni ibyanga cyangwa n'ibikunda, cyangwa hamwe mu gihe byanze, nk'uko uriya David kujya mu Bushinwa byaranze, ariko ahita afata ubwato bwerekeza muri Afurika y'Amajyepfo nyirizina. Hamwe mu gihe byanze cyangwa birimo kwanga, ujye ahandi. Cyangwa niba urimo gukoresha uburyo bumwe bukanga, shaka ubundi buryo aba ari bwo ukoresha.
rero uru rugero twarurebera ruri muri bimwe twakwigira kuri iyo David mu Bushinwa nimba byanze ahita herekeza iyo muri Afurika, mu majyepfo ya Afurika nyirizina. Ubwoko bw'Imana ibi bintu tugomba kubikorana nicyo byaba bitwaye. Mu gihe hamwe birimo kwanga, erekeza ahandi. Nimba uburyo bumwe butarimo kubikora, koresha ubundi buryo, ariko nyirizina ubutumwa bwiza bumenyekane hirya no hino ku isi. Yego, tugiye kureba ijambo ry'Imana ribishimangiraho nk'ubwoko bw'Imana. Icyo tugomba gukora nta kwicara, nta guceceka, reba buryo ki bwose umenyekanisha ubutumwa bwiza. Yego, urasanga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 10 ku murongo wa 22 kugera kuri 23, harabitwerurira neza. Haravuga hati muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Nibabarenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Harabyerekanye, haranabihamije cyane yuko hamwe mu gihe byanze uburyo bwo kuhakorera gutangaza ubutumwa bwiza, hindura ujya ahandi. Ushobora kuva hahandi wari wagiye wahungiye ukazagaruka hahandi bikunda, nabo bakamenya ubutumwa bwiza nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka mu byanditswe byera muri Bibiliya, nk'uko Imana yabihumetse bikamenyekanishwa kuri twebwe binyuze mu byanditswe muri Bibiliya. Ndabashimiye cyane rero ubwoko bw'Imana muboneka hirya no hino ku isi, muri mu buzima bugiye butandukanye. Yego, ndabashimiye cyane yuko mukunda kubana natwe muri bino biganiro. Ndabasaba kugira ngo mukande kuri subscribe ndetse ukande no kukazogera kubwo gutera inkunga ivugabutumwa bwiza kuri iyi channel ya Irera TV1, ndetse ndagukangurira kugira ngo woherereze abantu benshi cyane batandukanye bino biganiro kubwo kubasangiza ubutumwa bwiza. Kandi ndagusaba kugira ngo nyirizina nawe ubyiga ubifate, ubone n'uburyo mwakwicarana n'umuntu ukaba wabimuganiriza, ukabimusobanurira akumva ukuri kw'ijambo ry'Imana yatumenyeshe, kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza uko buri tutabugoretse. Nyirizina ndabashimiye ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa, duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ndabashimiye cyane.